Kumisozi tukabona gutabarwa kwacu naho kwava nahari kwava hatari kuri jewe nibutse iminsi ya kera yishimira hahirwa udakurikiza imigambi y'ababi kandi ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha uwo niyicarane n'abakobanyi ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira n'ukuri iyo Mana niyigengabazi uyubaha wese Imana nitunie chama kirego
Imana tuzamure ibendera yacu yo dutangiza indirimbo ya 93 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Indirimbo ya 93 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Umunsi mwiza nibuka, umunsi mwiza nibuka, ruhora kwemereyeho, wambereye umucunguzi, yewe izina ryawe rishimwe, singize Yesu warogeje ibyaha, anyigisha inzira ye, antegereje ndanezerewe, singize Yesu warogeje ibyaha, warangije kundokora, uwawe uruwanjye, iryo jwi ryawe ritinga, nahurane kutika, singize Yesu warogeje ibyaha, iteganza mukorera iby'isiga bizinutswe, no mwifata jye mukiza, sinzarorera kwishima, singize Yesu warogeje ibyaha, anyigisha inzira ye, bose nezerwe, singize Yesu warogeje ibyaha. Dushimiye Imana ko iduhaye uyu munsi mwiza, kandi umuririmbyi we yaririmbye ngo umunsi yibuka ni umunsi yakiriye Yesu. Natwe uyu munsi turawibuka, nawe utaramwakira uyu ni umunsi wo kuza kumwakira, nawe ukajya wibuka isabukuru yawe. Imana ishimwe cyane. baho umugisha hamwe natwe, turabishimiye kandi turabakunda, amen. Najya gusabira korari rero, mwihute muhobere abashyitsi bacu, muhaye ikaze rwose, mwihutishije mubahobere, muhaye ikaze. Nanjye ndahobera abanyegereye. Thank you.
rwose nta mategeko ari buduhane, wenda dusoza saa 2 nta kibazo dufite. Hanyuma tugiye kwakira korali nziza muri hano idukubitiraho indirimbo ebyiri yihutishije, hanyuma nibasoza turasaba korali abatowe na Yesu nabo baze bakubitaho indirimbo ebyiri bihutishije. Twasenze mwendereye. Merutse kuyibona, 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 merutse kuyibona.
twanyuzemo akabutire iwacu mu miryango dore bamwe barahetse abandi n'abagabo imirimo myiza ahubwo ari ubuntu bw'Imana yarahabaye ishyirwe hejuru. Tudafite icyo kwambara byabihe twanyuzemo kujyana gari intambara byabihe twanyuzemo bitwa amazina mu misozi n'ibihanamanga dupfundikanya byabihe twanyuzemo tudafite icyo kwambara byabihe twanyuzemo kujyana gari intambara byabihe twanyuzemo bitwa amazina mu misozi n'ibihanamanga dupfundikanya yakoze ibyo byose we n'ibindi zabikora yakoze ibyo byose n'ibindi zabikora yakoze ibyo byose n'ibindi zabikora ibindi zabikora bizike zamana turashinganye imisozi ikoze i Yerusalemu niko Uwiteka bose abantu be abarinda amajyana maza ibihe byose abarinda amajyana maza ibihe byose kandi mbere n'inyuma turinzana ingabo turashinganye ubiri mu ruhande rwacu turashinganye ushime Mana we ushime Mana Uwiteka wa byose uburinzi bwawe buri wose impande zose turiho kubwira
kubw'ineza yawe ishimwe Mana we ugenga wa byose uburinzi bwawe bwose impande zose turiho kubw'ineza yawe utumenera amahanga n'abadayimoni ugakura imigambi yose icakura ushime Mana shima ushime y'abadayimoni ugakurura imigambi yose yicakura ushime Mana shima ushime Mana shima hari ubwo tugera ahanera aho tubonana mutabazi umuvana hino ntanzira imbaraga zacu zaba twarakurira amaso yacu ku misozi tukabona gutabarwa kwacu naho kwava n'ahandi kwava hatari kuri Jehova Imana ishobora byose niho ikiganza marombo hari ubwo tugera ahagera aho tubonana ubutabazi hirya no hino nta nzira imbaraga zacu zaganiriye twakurira amaso yacu ku misozi tukabona gutabarwa kwacu naho kwava n'ahandi kwava hatari kuri Jehova Imana ishobora byose niho igiti kiganza turirimbane hari ubwo tugera ahera aho tubonana ubutabazi hirya no hino nta nzira imbaraga zacu twakurira amaso yacu ku misozi tukabona gutabarwa kwacu naho kwava n'ahandi kwava hatari kuri Jehova Imana ishobora byose niho igiti kiganza marumbo ushimwe Mana ushime Mana wowe ugenga wa byose uburinzi bwawe bwose impande zose turiho kubw'ineza yawe ushimwe Mana we utumenera amabanga y'abadayimoni ugakura imigambi yose yicakura ushime Mana shima ushime Mana shima
azaba mu gicucu gishobora ubusore bwawe iminsi mibi itaraza mari zitaragamburura ngo hasigare imaranye wibuka umuremyi wawe ubusore bwawe iminsi mibi itaraza mari zitaragamburura ngo hasigare imarane Pawulo yavuze kora n'ingoga dore igihe kirasohoye mu bihe biruhije yo Pawulo yavuze kora n'ingoga dore igihe kirasohoye
Zerubabeli yarabwiye aratambuka. Nimuze tumukore ibyananiranye ku buzima bwacu, ntibubishoboye nta wundi n'umwami. Mbese nimuze tumukore ibyananiranye ku buzima bwacu, ntibubishoboye nta wundi n'umwami. Nibukeya ku musozi i Karumeli, ibyananira abahanuzi. Baba yawe niwe wenyine wabishoboye, atakambiye Uwiteka, umuriro umanuka mu ijuru. Niwe wenyine wabishoboye, atakambiye Uwiteka, umuriro umanuka mu ijuru. Utwiyinamo mbese nimuze tumukore ibyananiranye ku buzima bwacu, ntibubishoboye nta wundi n'umwami. Agira neza mbese nimuze tumukore ibyananiranye ku buzima bwacu, ntibubishoboye nta wundi n'umwami. Abamukoreye muzikorera amaboko, n'abamwiringiye uzakorwa n'isoni. Ewe umuntu wese umushikamishijeho umutima azamurinda, abamahoro masa kuko amwiriye. Nawamukoreye Yesu we, uzikorera amaboko, n'abamwiringiye uzakorwa n'isoni. Umuntu wese umushikamishijeho umutima azamurinda, masa kuko amwiriye. Yewe nabamukoreye Yesu we, nabamukoreye umwami, uzikorera amaboko, n'abamwiringiye uzakorwa n'isoni. Umuntu wese umushikamishijeho umutima azamurinda, abamahoro
reka twakira abandi bakozi b'Imana bageze aha mukanya twababwiye ngo Theo bose babireba mu mwana wacu hano arahari kwagira ngo atambuke na madamu we ndetse n'abandi bazanye aze atusuhuze mu izina rya abantu mukubaho mwicaye rwose ajye kuri bose bamureba rwose bamureba. Ndi umukristo w'ahangaha ndamutse nanditse nk'igitabo cy'amateka yanjye hano hazamo kenshi hafata umwanya munini. Ndabishimira Imana rero ko nkigira amahirwe yo kugaruka hano. Hari n'umuntu ugenda akagenda agiye. Ndashima Imana ko nkigira umugisha wo kugaruka hano. Sindi buvuga ibintu byinshi kuko wenda ndaza kongera mbone mikoro, ariko uyu turi kumwe ni madamu mbamise muvuga, wenda sinabura akantu gato muvugaho gutya mumureba ndamusumba nuko yashyizeho agakweto agakuyemo namusumba. Hanyuma ubwo nkomeje nkavuga sinabura n'ibindi wenda arabyivugira, ariko namugiriyeho umugisha. Imana iduha urubyaro, nirwo nkunda kuvuga, tubyaranye inshuro 8, hanyuma hariho abana 7. Ibindi nawe abyivugire, nawe ndabizi ko hano atari kure y'uwawe. Haleluya. Muraho. Ndabakunda cyane. Kugaruka iwacu. Amazina yanjye nitwa Mushimimana Marie Chantal. Nanjye iwacu ni inaha, urusengero rwanjye n'uru. Nshimye Imana kuhagaruka. Ndi umuririmbyi w'abazumva impanda. Haleluya. Ndabakunda cyane, ndabashuje namwe bashyitsi. Haleluya. Nshimye Imana ko yaturinze rero mu nzira, ibindi ni mukanya. Amen. Arakoze cyane. Reka dutumire tugize umugisha wo kumenya ko komite ya korali abagenzi yahageze, yari yaciye muri studio. Ariko murabizi iki giterane kiriwe kivugwa mu gihugu hose, biradiyo Nkoramutima bireba gitangaza ku buryo bukomeye cyane. Rero bari baciyeyo, buriya birumvikana bagiye kukivuga neza, birumvikana ko ejo bizaba bikomeye cyane kurushaho. Bagiye tubatumire baze basuhuza iri teraniro mu izina rya Yesu, bayobowe na perezida wa korali aze atwereke abandi bari bari kumwe n'umugore umwe. Aba bantu barakijijwe, mu bakomera amashyi rwose mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma mu izina rya Yesu muhite muze musange abayobozi banyahangaha, muze musange abayobozi banyahangaha, musange abayobozi banyahangaha. Mugiye kuturirimbira indirimbo 2, nimurangiza Theo araturirimba indirimbo 2. Hanyuma nibarangiza aba bongera basore baririmba indirimbo 2, nibarangiza Theo bongera asubira baririmba indirimbo 2. Ubwo mukubita indirimbo 2 akantu duha amavuta Mwuka Wera abane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Ijuru nanjye gitari yanjye nzayicuranga.
nyinshi ibigeragezo nabyo ni byinshi ariko Yesu ahora none arakubwira ngo ingorezo yawe yazimiye isingire isingire isingire
kuva aho mpagereye hamaze kuririmba korari zingahe? Eshatu. Twongere Imana amashyi ku byo bamaze gukorera Imana baririmba. Mube muretse. Naririmba indirimbo ebyiri bampaye korari kagaruka. Amakuru mfite nimba ayo nibuka ariyo bambwiye ko iyi korari yavuye ahantu ngo hitwa mu Bisate. Ubuse muranyibuka ko nahaje? Mumbere Imana amashyi ku bw'iyi korari by'umwihariko. Aho hantu hitwa mu Bisate nagiyeyo. Ikintu mpirukira nuko haba imbeho nyinshi. Ubu ni perezida wanjye. Amen. Hanyuma ikintu muzaniye abenshi muramuzi nawe avuka inaha, ndamushimira ko yitabiriye iki giterane, ari mu bantu bakinkanguriraga ariko nanjye nkikangurira. Akajya guma nyibutsa turibuka ko tuzajya ikinzovu, bishobora kuba nawe bakunda cyane mu mutunga ibiganza. Hanyuma kera ntararirimba wigenda. Kera ntari naririmba yaranyoboraga muri korari. Hanyuma kuko yari umuyobozi wanjye nkajya munanira, sibyo? Rimwe ndamunanira nigira no mu Basilamu, ntabwo mwe mubizi. Arongera aranshukashuka nkurayo, arongera ansubiza muri korari. Urumva se nta murimo ukomeye yakoze muri njye? Mwahaye Imana amashyi yamukoresheje. Atari yava hano ni mubyara w'umudamu wanjye, duhindukira kwa mubyara wawe nyine mwongere musuhuza. Hanyuma baturebera indirimbo ivuga ngo ineza y'umuntu, ariko mbere yuko bayishyiramo hari umugabo witwa Karinganire Anastase. Naze hano nawe tebuka kuko ni ku masaha. Uyu mugabo mubona ibiryo byayobotse kuko ntiwabihakana. Kuva muri 2009 twararirimbanaga. Abantu bazi indirimbo zanjye zivuga ngo ingoma yawe niyogere, nibutse iminsi ya kera,
ndatangara ndumirwa wo kutaza kureka ngoma yawe niyongere. Hanyuma ibyo ni ibisanzwe kuko ntiyamfashije ari wenyine, usibye ko ari we twagumanye. Bimwe Bibiliya ivuga ngo hari inshuti iramba ku muntu, ariko bari benshi, ansigaraho hafi yo kuba ari we wenyine. Muzamubona no muzivuga ngo kubita utababarira byinama ari wenyine. Abantu babonye umuntu ubyina mu kavideo ka kubita utababarira kibirandura n'uyu bavuga kwibirindura kwibirandura. Hanyuma igitumye muzana buri gihe ndabivuga, igihe bankubitira i Buganda niwe twari kumwe. Hanyuma avuza induru, iyo nza kuba ndi jyenyine byari guhaniramo, ariko induru ye yatumye Imana ikorera mu nduru yawe abantu barandekura. Vuga induru wavugije, ngo yavugije induru ebyiri nge zose sinazumvishe. Yarambwiye ngivuga baze ngo niyo mu Kiganda, ngo akavuga cyane ngo n'ak'Abanyarwanda. Ngo ubwo yavugije induru ebyiri. Reka turirimbe iyo ndirimbo, kandi mu gihe barimo bayishyiramo ndashimira itorero rya hano. Madamu yantanze ahita avuga ngo numuzumva impanda, nibuka ko nanjye ndiwe ahubwo cyane, kuko twashakanye ari nayo korari turirimbamo. Ubukwe twabukoreye hano, nta kindi mvuze. Hanyuma rero iyo twagendanye turajya nyine tujyana na hano. Muze kuncungira nimba ndamutse mbihagaritse yakomeza, muze kundebera mu muhamanota. Kandi sibyo bya mbere yabikoze, ikimenyetso kizabikora nuko hari n'ibindi yakoze. Imana ibikore cyangwa ibyihorere, ababyemera mungirira gutya ibiganza. Ngiye kubara gatatu, twese dutere haleluya. 1 2 3. 1 2 3. Abantu bajya baririmba nk'uko twabivuze. Yes,
baranesheje bwira mugenzi wawe ngo abisirayeli baranesheje haleluya 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 amen
tugiye kubwira Yesu ko yaziye. Yesu rero waramubonye.